Gatare bwana President Tade n'umuntu mufata mute uyu muntu wabaye muri komite ya Rayon Sport n'umuntu mufata gute n'umuntu uhabwa agaciro kangana iki muri Rayon Sport uyu n'umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport bwana Tade twagira Yezu reka abanza tuganiriza tubwire ese uyu mugabo witwa Jean Gatare ni muntu ki mu buzima bwa Rayon Sport turagaruka mukanya Gatare yababaje abareyo by'umwihariko je yambabaje cyane Gatare ari mu bantu ntabwo nabona uko bavuga muri Rayon ari mu bantu bakundishije population ya Rayon Sport urabizi Gatare ari mu bantu bateje football imbere mu gihugu Gatare ari mu bantu bateje n'ibindi bikorwa atari bya sport gusa mu gihugu Gatare arazwi Gatare rero yari inshuti yanjye muri Rayon Sport yari inshuti yanjye personal yari n'inshuti yanjye mu kazi kuko nk'ubu mu kazi kanjye ibyo nkora iyo ngiye gutanga publicité niwe nakoreshaga so Gatare rero yatashye ariko umuntu yakwifuza gutaha nka Gatare ko atashye ari intwari Nintinzi iyi niyo mpamvu rero Rayon Sport Women Football Club yahisemo kwambara imyambaro iriho Jean Gatare uyu mukino rero n'umukino warangiye ikipe ya Rayon Sport itsinze ikipe y'inyemera ibitego 2-1 ibi byahise bisobanura ko rero ikipe ya Rayon Sport igejeje amanota ikipe y'inyemera idashobora kugeza ikipe ya Rayon Sport byahise bisobanura ko igejeje amanota ikipe ya Indahangarwa idashobora kuba yagezaho kuko Rayon Sport irabura imikino 2 ya shampiyona ariko yahise yuzuza amanota 53 mu gihe ikipe y'inyemera yo idashobora kuba yageza kuri ayo manota ibyo byahise bisobanura ko rero ikipe ya Rayon Sport Women Football Club yahise yegukana igikombe cya shampiyona kwegukana igikombe cya shampiyona rero twaracyegukanye ariko nituragishikirizwa hari umunsi nyirize no gushyikiriza ikipe ya Rayon Sport igikombe aha bizaba ari kuri journée ya nyuma match Rayon Sport izakina n'ikipe ya Bugesera uyu mukino uzabera mu Nzove nanone ikipe ya Rayon Sport igiye gukina match ya journée ya 21 izakinwa mu kwezi kwa 4 hanyuma iyo match ya journée ya 21 ni match ikipe ya Rayon Sport igomba gukina n'ikipe ya APR iyi match rero Rayon Sport igomba gukina n'ikipe ya APR hari icyo turimo turasaba ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda turimo turasaba ko habaho icyitwa fair play turimo turasaba ko hagomba kubaho icyitwa fair play turimo turasaba ko tugomba guhabwa fair play yacu 200 gacibwa 200 bagomba kuzayica abakinnyi b'ikipe ya APR Women Football Club Rayon Sport y'abari n'abategarugori ikanyuramo banze gukina nayo mbere itaratwara igikombe cya shampiyona ubu rero bagiye gukina nayo yamaze gutwara igikombe cya shampiyona birasobanura ko ikipe ya Rayon Sport Women Football Club igomba gucirwa 200 bakayica hanyuma iyo 200 bamara kuyica ikipe ya Rayon Sport ikanyuramo Angelique mwari muri kumwe muri Access Centrale wakoze cyane Sifa wakoze cyane Mukanaganira mwakoze cyane Emerance wakoze cyane Peace Olga wakoze cyane Capitaine Dorothée mikino yatsinze igitego cyo kuri dezempoto kitavugwaho kitaganirwaho kimwe cyiza cyane hanyuma kandi urakoze Diane n'abandi bose bagize staff technique n'abandi bose bagaragaye kuri fed match y'uriya mukino mwarakoze cyane byari byiza cyane gukora ibyo mwari mwasezeranyije abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mwarakoze cyane ubwo rero ibitego 2 by'ikipe ya Rayon Sport Women Football Club ni igitego cya Mukantaganira watsinze igitego cyiza cyane cya Kufa ngira ngo ninacyo muri murareba ku mashusho abantu bari kuri YouTube murakibonye igitego cyiza cyane yasinze Mukantaganira Joseline
yateye kufra itabaho, yarekuye ikintu cyitwa umurabyo. Umuramu yabonye baro gusa iri kwidunda mu migongo, yabonye baro gusa iri kwidunda mu mugongo we. Cyari igitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport Women Football. Hanyuma igitego cya kabiri, nureba igitego umuntu witwa Bizimana Rukiya we yatsinze. Noneho nuza kubona icyo gitego umuntu witwa Rukiya yatsinze. Igitego yatsinze cyo nta nubwo kibaho. Ibitego 2-1 niko match yarangiye. Uzagishyira mu bindi kuko turi ikipe ikomeye mu Rwanda, turi ikipe iremere kurusha izindi zose mu Rwanda. Ibyo tudakoze rero nta wundi wabikora. Niyo mpamvu ari twebwe tugomba kuzatera intambwe ya mbere tukitwara neza cyane muri iyi mikino mpuzamahanga. Ibitego 2-1 rero ikipe ya Rayon Sport Women Football Club itwaye igikombe cya gatatu muri uyu mwaka w'imikino. Igikombe cya gatatu muri uyu mwaka w'imikino. Ndabisubiramo, yamaze gutwara igikombe cya gatatu muri uyu mwaka w'imikino. Igikombe cya gatatu gute? Ikipe ya Rayon Sport igikombe cya gatatu muri uyu mwaka w'imikino. Igikombe cya gatatu gute? Ikipe ya Rayon Sport Women Football Club yatangiriye kuri Super Cup itsinda ikipe ya AS Kigali ibitego 5-2. Aho ni hamwe. Yakurikijeho match ya indahangarwa bakinnye kuri finali y'igikombe cy'ubutwari, barayitsinze kuri penalty 5-3. Icyo gikombe cya kabiri bagishyize mu bubiko. Ubu rero cyari gitahiwe ni championa. Uraganira n'iyi kipe ya Rayon Sport Women Football Club, uraganira n'abo bakobwa bakakubwira bati wapi, ntabwo turanyurwa, turacyafite inzara, turacyashonje, dukeneye kurya. Ububiko bwacu bukeneye kujyamo ibindi bikombe, ububiko bwacu dukeneye ko bujyamo ibindi bikombe byinshi cyane muri uyu mwaka w'imikino. Gahunda bafite ni ugutwara igicaracara cyose hano. Ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 29 bafite finali bagomba gukina n'indahangarwa. Ni umukino witiriwe umwari n'umutegarugori. Icyo ni igikombe bagomba guhuriraho kuri finali na indahangarwa. Icyo kizaba ari igikombe cya kane bifuza gushyira mu bubiko. Hanyuma Peace Cup nayo baracyayirimo ku itariki 26 ni kuri uyu wa gatatu. Barakina match yo kwishyura ya kimwe cya kane cya Peace Cup. Umukino ubanza batsinze Forever ibitego 5-1. Iyo kwishyura rero urabyumva ko niyo banganya gusa nta bintu byinshi turimo turabasaba. Kunganya gusa bizaba bihagije, cyangwa n'indi win kugira ngo bakore win nyinshi zishoboka. Aha bizaba bihagije ko ikipe ya Rayon Sport Women Football Club igomba gukora byinshi cyane bigiye bitandukanye muri mwaka w'imikino. So felicitation cyane kuri Rwaka Claude. Mbere yuko tunagenda, mbere yuko tuva kuri uyu mukino, reka tunaganire n'uyu mugabo witwa Rwaka Claude. Ese ni n'urugendo rw'uyu mwaka w'imikino rwabagendekeye rute? Byagenze bite? Byatangiye bite? Biza kurangira bite? Reka tuganire na Claude Rwaka, banza tubwire uyu mwaka w'imikino uko wari umeze, uko wari uhagaze. Ese ni iki cyabafashe kugira ngo bitware neza cyane muri uyu mwaka w'imikino banatwara iki gikombe cya champion? Rwaka Claude, mutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sport Women Football Club. Murakoze. Mbere na mbere kwanza ni ibyishimo cyane, by'umwihariko uyu munsi twasabwa gutsindwa cyangwa inota rimwe kugira ngo tubashe kuba twatwara igikombe cya championa. Rero ku giti cyanjye numva nishimye cyane, no gushima Imana, nkashima staff, abayobozi, abafana, abantu bose batubaye hafi, ko byari urugendo rurerure cyane. So ni ibyo ngibyo rero, reka tubashimire cyane. Ubwo tuzabararikira umunsi izabiri bushyikirizwa iki gikombe cya championa. Tugomba kuzaba duhari twese nta usigaye inyuma, kuko bizaba ari sawa cyane. Reka twite twihuta cyane rero. Ndabizi mwese murimo muribaza ku mwiherero wacu twebwe nk'abareyo wasize iki, warimo bande, wari mwiherero ki? Reka twite tuzamuka. Ubu ndatekereza network zawe uzikoreho neza. Nkeneye kuvugana n'aba bantu tukajya mu mwiherero nta kintu na kimwe kinyeganyega. Niba ari n'umwana ugiye konsa madamu,
genda umwonse ariko amatwi yawe ntave kuri radiyo kuko ibintu bigiye kuvugirwa hano ni sawa cyane. Hanyuma niba hari umuntu utwaye agiye kukwishyura mubwira bikore vuba vuba kwishyura birangire kuko ufite kumva ibintu byavuye mu mwiherero w'abareyo. Ku munsi wo kuwa gatandatu rero, uyu wa gatandatu ushize mu gitondo, ikipe ya Rayon Sport ubuyobozi bwayo, haba ubuyobozi bw'umuryango wa Rayon Sport tugashyiraho n'ubuyobozi bw'urwego rukuru rwa Rayon Sport, aba bantu bari barahaye gahunda abagabo baba muri groupe yitwa Special Supporting Team. Iyi Special Supporting Team ni groupe irimo abantu bagera kuri hafi 80, ari nayo mpamvu ndi kubwira n'umuntu w'umukungu wese utaba muri iyi groupe kandi ukaba ubizi ko ukunda ikipe ya Rayon Sport. Dukunda na indi kipe yamba ku mutima. Ndongera mbigusubiriremo, niba uri umukungu ukunda Rayon Sport ukaba utaba muri Special Supporting Team, aho ngaho rwose urambabaje cyane, ndumva mbabaye. Wakabaye uri muri bagenzi bawe, turimo turakubura kandi turagukeneye cyane muri iyi minsi ya nyuma. Reka twite tuzamuka twihuta cyane rero. Ubuyobozi bwa Rayon Sport burimo butegura match ya AS Kigali, bafashe gahunda yuko iyi kipe ya Rayon Sport igomba gutumira abantu ariko bakazahura habaye trêve internationale, habayeho akakaruko ka equipe nationale. Bafashe icyemezo cy'uko rero weekend ya mbere cyangwa se iyo weekend izaba irimo akaruko ka equipe nationale, bazareba match y'Amavubi. Nibamara kureba match y'Amavubi, abagenda nimugoroba nta kibazo, ariko n'abagenda mu gitondo nta kibazo kuko umwiherero wagombaga kuba ari uw'umunsi umwe. Hano kubera se twawita umwiherero, oya tuyita inama cyangwa tubyita ibiganiro. Tubyita ibiganiro, kwiganirira bisanzwe no kujya inama. Aba bantu rero bari mu byiciro bitandukanye, harimo aba bayobozi ba Rayon Sport bagombaga kuba bahari. Bien sûr, niba uri president de batumije umwiherero nta kikubuza kuba urimo nyine, yagombaga kuba hari kandi vice president we, ba vice president be bombi kwanza bagombaga kuba uhari. Rwagacondo yari ahari, nta maka Theogene yari ahari, harimo n'abandi bagabo benshi bagiye batandukanye sasa bagize iyi supporting team. Icyabaye ni iki rero, aha ubuyobozi bwa Rayon Sport bwari bugiye gufata imyanzuro, bwari bugiye kuganira bwungurana ibitekerezo n'aba bagabo babaye muri Rayon Sport mu bihe bitandukanye. Baganiriye ibintu byinshi ariko ngiye gukuramo bike kugira ngo mbibamenyeshe. Iva turebere kuri internet yawe urebe n'amashusho y'uyu mwiherero kugira ngo abantu benjoyinge nyine. Icyabanje kuba rero, iyo bari barimo baraganira baganira utuntu n'utundi, kugira ngo amwe mu majwi mwabonye yagiye hanze. Muvunyi twariho twiganirira ku bijyanye n'igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka, atera urwenya bareyo, arababwira ati hari ibyigeze kutubaho tubura igikombe cya shampiyona, ariko icyo gikombe cya shampiyona twabonye twarakibuze atari twe biturutseho, tubona byaturutse ku bandi. Turavuga tuti rero niba byaturutse ku bandi, natwe turigurira igikombe cyacu kuko twebwe igikombe twagitwaye rwose. Byari bihe byiza cyane byo kuganiraho. Ikintu cyari cy'ingenzi cyane rero cyo kuganiraho, cyihutirwaga cyane kurusha ibindi byose. Icyambere na mbere, ikipe ya Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere, tugeze kuri juru ya 21. Bareyo mwigeramo uruhare mbere na mbere yuko tugira ibintu byinshi tuvuga, mwarakoze cyane. Ubwo bari bahereye kuri abantu muri supporting team nyine. Ndi gusubiramo speech ya president Tade ati kuba turi ku mwanya wa mbere, reka mbanze mbishimire buri muntu wese wicaye hano kuko yabigizemo uruhare.
ati reka mbere na mbere mbanze mbashimire ku ruhare rwa buri muntu wese wageze hano, nuko dushima uruhare rwe cyane. Hari abo twabwiye batabashe kujya hano kubera impamvu zigiye zitandukanye, hari abakazi katashoboye kurekura, hari abatari mu Rwanda bien ariko byibuze reka dushimire mwebwe mwageze hano, ariko tunabashimire kuba Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere. Tubashimiye mu muryango mugari w'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ku nkunga idasanzwe mwateye ikipe kugira ngo yongere igere ku rwego rwo kuyobora urutonde rwa shampiyona mu gihe kingana gutya. Ubwo icyabaye rero, perezida nyuma yo gutanga iryo jambo ry'ikaze baravuze bati, perezida buretse gato, widushimira ko icyo Rayon Sport ishaka si ukuba ku mwanya wa mbere. Aba bantu muri special supporting team bahise babwira umuyobozi wa Rayon Sport bati, oya buretse kudushimira, icyo Rayon Sport ikeneye ubu ngubu ntago ikeneye kuba ku mwanya wa mbere. Oya, yego twarakoze, yego ikipe yacu twarayishyigikiye, yego byabaye byiza, ariko icyo dushyigikiye, icyo twebwe turimo turavuga, ntago turi inyuma ya Rayon Sport muri uyu mwaka w'imikino kugira ngo Rayon Sport ibe ku mwanya wa mbere. Oya, ntago turi gushyigikira Rayon Sport ngo tugere kuri juru ya 27 turi ku mwanya wa mbere, iya 29 bibe byahindutse. Oya, turi gushyigikira ikipe ya Rayon Sport kugira ngo iyi kipe imaze imyaka igera kuri hafi 5 idatwara igikombe cya shampiyona, itwara igikombe cya shampiyona. Perezida ati, aho rero turimo turajyana neza, ati aho hantu turimo turajyana. Muvunyi nawe ati, aho hantu turimo turajyana neza cyane. Aba bagabo Iva rwose abereka amashusho, Iva arabashakira amashusho, muhumure mu kanya rwose arabereka Mumwiherero uko byari bimeze. Ubwo icyabaye, aba bagabo bafata icyemezo, baravuga bati, twebwe nk'uko twabikoze tukageza kuri ijuru ya 21, nk'uko twabikoze bikagera kuri ijuru ya 21 turi ku mwanya wa mbere, igikenewe nuko tuwugumaho kugeza no kuri ijuru ya 30 ubwo tuzaba tugiye gukina na Gorilla, kandi tukawugumaho aya manota nta na rimwe rivungutseho, tukaguma turi ku mwanya wa mbere kugeza kuri ijuru ya nyuma. Hari aho bose bakoma amashyi bati, iyo ngingo niyo rwose. Ni ibiganiro bitigeze binarenza amasaha abiri gusa. Icyabaye ni iki rero? Hahise haguruka umugabo witwa Claude Mushimire, abwira ati, rero umushinga wo kubazana hano, ibintu bya Mushimire byose yabirimo imishinga. Bituvuga Claude Mushimire, mujye mwumva Claude w'imishinga. Yarahagurutse arababwira ati, twari twakoze deal nziza yo kuvugana n'abantu muri Forza ngo baduhe prime tuzajya duha abakinnyi nyuma ya buri mukino ya 5 miliyoni. Iyi deal twabonye abo twayihaye bari kwigendamo biguru ntege, kandi twebwe ntabwo turi bugendane n'umuntu utari kugendera kuri iyo level dushaka kugendamo, ntabwo turi bugendere ku muvuduko muto cyane, kandi shampiyona dutegeka kugendera kuri speed yo hejuru. Niyo mpamvu rero kuva mwicaye hano, kuva muri hano, reka mbasabe ikintu kimwe kibagoye gikomeye, ariko kubera ko mukunda Rayon Sport ndabizi neza ko twabikora. Twebwe abantu bicaye hano, twabicaye hano, mwareka tugashaka byibuza, nka 3 bya 4 cyangwa 2 bya 3 by'ikipe ya Rayon Sport ikenera kuri buri mukino. Hanyuma twajye no kwaka inkunga abandi bakunzi ba Rayon Sport batari hano, bakaba bafite icyo baheraho, fan club zikaba zifite icyo ziheraho, n'abandi bose bari buze kuza bakaba bafite ikintu cyitwa base yaho bari buze guhera. Mushimire rongera araterura abwira abari aho bose ati, tugeze mu minsi ya nyuma, turongera tubisubiremo. Rayon Sport umwaka utaha w'imikino izakenera amafaranga menshi, ntago dukeneye
kuba twaba twicaye hano ngo tubwire uyu mufatanyabikorwa witwa Skol turi kumwe hano, amafaranga bayaduha kuko ni inshuti zacu, baduha amafaranga pe, ariko se tuyaguze amafaranga tuyaguze kandi tubize umwaka w'imikino tuzaba dufite uko uzaba umeze. Iyi komite yacu tugiye kwishinga ikintu cyo gushaka imishahara y'aba bakinnyi, ariko natwe special supporting team tugiye gushaka uburyo byibuza 2/3 bya prime gutegura umukino icyo bisaba cyose tube tugifite, kibe kiri hafi aha kugira ngo byibuza komite igirwana no gushaka umushahara, ibindi natwe tubyikorera. Abaraho bose bati icyo gitekerezo ni cyiza. Aho rero niho Gacinya ahita ahagurukira. Iyo bagezaho umushinga wumvikanye, abantu batangiye kuwumva cyangwa bisaba ibindi bisobanuro bike, aho Gacinya ahita ahaguruka ati aha, aturakoze cyane, mushimira ibisigaye n'ibyanjye. Umuntu witwa Gacinya yarahagurutse arababwira ati imikino isigaye ni 9. Special supporting team turi abantu bagera kuri hafi 80. Iyi mikino 9 turimo turabara, ikipe ya Rayon Sport irasabwa gutsindamo imikino 8. Undi wa 9 tuzawuhuriraho twese. Iyi mikino 8 turimo turabara, turabakire, turi abantu bakunda Rayon. Kuba twitwa special supporting team biragaragaza urukundo rudasanzwe dukunda muri Rayon. Ngiye gutera intambwe ya mbere, njyewe Gacinya chance den, njyewe Gacinya chance den, Gacinya watera nitunanira twebwe bamuvunye, natwe turaba turi ibigwari pe. Gacinya yazanye igitekerezo giteye gutya, ngiye kubabwira mwebwe bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Twebwe abakunzi ba Rayon Sport tugiye kwikatamo amafaranga utaruka. Abayobozi baraho bose bati dusobanurire neza ibyo ushatse kuvuga iki. Mushimira arongera ahaguruka atariko Rayon Sport igiye gutegura match kujya muri lokale bitwara aya mafaranga, bisi Rayon Sport igendamo itwara aya mafaranga, prime y'abakinnyi ya Rayon Sport igeze kuri hafi aya mafaranga. Eske Gacinya ibintu uri kuvuga, famille wowe ugiye gukora amafaranga murayatubonera ku buryo match mugiye gufata turi buze guhita tubona amafaranga hakiri kare? Gacinya ati uretse gato, niba iyi match tugiye kuyifata turayifata yego, turakontribuwa urugero runini, turashyiraho itafari rinini, ariko namwe mwese mwicaye hano ntimudutererane. Ibe famille iri buze kugira uruhare runini mu bukwe, ariko intwererano namwe zanyu ntimuze kuzibagirwa. Kumwe mwabikorega kuri buri mukino mubikore nta kibazo, ariko nimumara kubikora twebwe turifuza ko hejuru yo kubikora uruhare runini ni urwacu twebwe nyiri mugabo ugiye gukora ubukwe. Uyu musore ugiye gukora ubukwe twebwe kuri uyu mukino ni uwacu, none reka twebwe ritwe dushyiraho itafari rinini namwe mudukurikire. Abaraho bati ibyo biroroshye cyane. Gacinya arababwira ati njyewe sinjya kure match mfashe niyi ntayo nkubwira, atari ku yingiyi iminsi nembere amafaranga president uzayambaze njyewe kuri famille yanjye ndi kumwemo n'umupare wanjye witwa Kazungu, Ingufu Jini n'abandi benshi bagiye batandukanye. Aya mafaranga muyatubaze twebwe tuzaba duhari, tuzaba twayabahaye. Mushimira ati famille y'abantu babiri ntibaho, kuko urumva haba harimo ukubarushya cyane. Famille yanyu ni mwongeremo abandi bantu batarenze 5 mwe muri kumwe, kandi ayo mafaranga tugomba kuyabona vuba cyane. Mvunya aravuga ati niba Gacinya afashe famille cye niki kimbuza gufata yanjye. President atariko niba Gacinya afashe famille niki kimbuza nanjye gufata indi famille. Prosper wicaye aho yatuje arababwira
arababwira ati nanjye si ngomba gutangwa, nanjye ari famiye ngomba kuyobora. Rwagacondo ati nanjye ari famiye ngomba gufata. Hari undi mugabo utuje cyane witwa Jean Baptiste, uba wiyicariye, umugabo w'ijambo cyane, arahaguruka ati nanjye ngomba gufata famiye, ngomba kuba ndimo ndi hafi aho ngaho, ngomba kuba ndi hafi aho ngaho. Niba ari igikombe cya shampiyona, dukeneye ko ku munsi wa nyuma ikipe ya Rayon Sport yatwaye igikombe cya shampiyona, buri muntu wese azambara ikota kariko akaba avuga ngo njyewe iki gikombe cya shampiyona Rayon Sport itwaye nakigizemo uruhare. Abagabo baraho bahavuye bikasemo famiye 8 zigiye gutegura match 8 zikurikirana za Rayon Sport zose, igomba kubonamo amanota 24 ikahita itwara igikombe cya shampiyona. Igomba gukoramo amanota 28 igatwara igikombe cya shampiyona. Ni match zitoroshye, utumwa turimo turabivuga gutyo ngo ugire ngo ni match zoroshye. Gukina match na Mukura niyo kipe yonyine muri shampiyona yatsinze Rayon Sport. Rayon Sport imaze gutsindwa rimwe. Abareyo batashye imbokoboka ahantu batacyuye inota muri shampiyona n'inshuro imwe. Iyo nshuro ni igihe batsindwaga n'ikipe ya Mukura ibitego 2-1. Iyo yari juru ya 15 ya shampiyona. Baravuga bati rero iyi match ni ukuyitondera, ikipe yabashije kudutsinda rimwe, ibyananiye andi makipe reka dukosora ikitari cyagenze neza kuri uriya mukino. Aho ni hamwe. Kabiri, tariki 5 z'ukwezi kwa kane ikipe ya Rayon Sport irajya mu karere ka Rubavu gukina na Marine. Dusubira inyuma gato, match ikipe ya Rayon Sport yakinnye na Marine iri mu makipe make muri shampiyona Rayon Sport itigeze yinjiza igitego. Amakipe Rayon Sport itarinjiza igitego cyangwa se match Rayon Sport yakinnye ntiyinjiza igitego ni match 3 muri uyu mwaka w'imikino. Ni 3 ni match ya Marine, ni match 2 za Peri na match ya Gasogi. Match 17 zose zindi zisigaye Rayon Sport yabashije kwinjiza igitego. Marine rero iri mu makipe make Rayon Sport itigeze yinjiza igitego. Iri mu mikino mike Rayon Sport yakinnye ariko ntiyinjiza igitego. Aho rero wumva iyo match uko izaba imeze. Ikipe ya Rayon Sport ifite match igomba gukina n'ikipe ya Muhazi. Ikipe ya Rayon Sport nyuma yo gukurikiranya match hafi 8-9, Hadimu ndiye badatera mu izamu rye, Muhazi yateye mu izamu. Iryo zamu rya Muhazi, iryo zamu rya Rayon Sport, Hadimu yari amaze iminsi myinshi avuga ngo nge nta gitego kinjira mu izamu ryanjye. Iryo zamu yateyemo ikipe ya Muhazi yateyemo. Niba mubyibuka kandi nanone match indi mu kwezi kwa kane ni match izabifunga, ni match iri ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane. Rayon Sport izakina na Etincelle. Muribuka match ibanza uburyo yari igoye. Niyo match Rayon Sport yatsinze ijya ku mwanya wa mbere. Ni match y'igitego kimwe ku busa, ariko match yari igoye, byasabye Adama Bagayogo gucenga isi n'abantu ngo atange assist kuri phone nganye watsinze igitego kimwe ku busa cyaranze uyu mukino. Bahitumva ko izi match zikomeye. Abayobozi ba Rayon Sport babanje kuganira kuri ibyo bintu. Urugendo Gacinya ararushushanya arababwira ati izi match zirakomeye, birasaba ko twitanga bikomeye. Birasaba ko twitanga bikomeye. N'abahungu bakiri bato bafite amafaranga nagiye mbona, abitwa ba Juma, harimo abitwa ba Kiza, harimo abitwa ba Reverie, harimo ba Vivence, harimo bande babantu ureba ukabona ni umuntu utari usanzwe uzi, wiberaga muri special supporting team, ataranahura na rimwe n'abayobozi, anihizira kuri stade rimwe na rimwe ukaba utamukubita ijisho ntunamubone. Ariko umunsi aravuze ati ngomba kuza tugahura tukajya inama irakomeye. Soje rero mbabwira ikintu kimwe, bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, vuba cyane mugiye kubona itangazo, bigeze kuri process ya 90%. Ikipe ya Rayon Sport igiye gusaba stade Amahoro.
niba confirmed nzaba ndi hano kugira ngo mbibagezeho. Rayon Sport igiye gusaba Stade Amahoro niyo igomba gukinira n'ikipe ya Mukura. Rayon Sport igiye gusaba Stade Amahoro niyo igomba gukinira n'ikipe ya Mukura. Mwebwe bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, bamwe bataba mu mafan club, ndabasabye uri Cyangugu, uri Butare, uri mu Ruhengeri, ndakoresha za segiteri zanyu za kera, za perefegitura zanyu za kera, uri Gikongoro, uri Nyagatare, uri Kibungo, aho urahariho hose, iyi match Rayon Sport ishobora gushyira muri Stade Amahoro. Tegura amafaranga yo hakiri kare. Aha niho ngiye kureba noneho ubureyo bwanyu. Aha niho ngiye kurebera level. Niba bavuga ko u Rwanda rwose rurimo miliyoni zigera kuri 7 hafi 8 z'abantu bakunda ikipe ya Rayon Sport, haburamo 45,000 biza kuzuza stade. Ngewe icyo nicyo kibazo cyonyine ndi kwibaza nsohoka muri iki kiganiro. Tuzanakomerezaho ku munsi w'ejo. Bareyo ndongera mbabaza ikibazo kimwe. Bavuga ko mwebwe abareyo, twebwe abareyo, twese iyo twiteranyije ngo miliyoni 7 zishyira 8 zirahari. Izo miliyoni 7 zishyira 8 zirahari. None ibihumbi 45 ibihumbi 45 bizabura ngo muze muri Stade Amahoro. Ikibazo twebwe turimo turibaza ni kimwe abayobozi ba Rayon Sport bantumye kubabaza. Muzabasebya Stade Amahoro barorere kuyaka? Nicyo kibazo cyonyine ngiye no gusorezaho. Bareyo tubanze tubwizanye ukuri. Abari kuri YouTube ntago muri benshi cyane, ariko abari kuri FM ndabizi muri benshi. Ngiye kubaza iki kibazo kimwe ari cyo cyonyine nsorezo nigendera. Bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ubuyobozi bwantumye ngo mbabaze ngo muzabusebya ntago muzaza muri stade barorere kuyaka. Mubibabwire hakiri kare, twigire muri pere yacu irahari, nta n'umuntu tuyaka. Ndongera nkibabaza iki kibazo rimwe ryonyine rya nyuma saa 5 zigiye kuzura. Bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, abayobozi bantumye kubabaza ngo muzabasebya ntago muzuzura iriya stade barorere kuyaka. Iriya stade bareke kuyaka. Niba mwumva mutazaza ngo muyuzure, njyewe Wasiri ni muntume, ndagenda mbwira ubuyobozi ni muhave mudakora ikosa, mureke mudakora ikosa, twigire muri pere yacu. Muntume bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ni muntume. Ndagenda mbwira ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo aba ba DJ muri kuvugana nabo, aba bahanzi muri kuvugana nabo, ni mubihorere muze twigire muri pere niyo dusanzwe tumenyere kuzuza. Murahari? Ngiye kubwira ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo mufate riske. Bareyo ngiye kwiba amasegonda 30 kugira ngo mbabwire iki kintu. Stade Amahoro kuyikodesha byonyine miliyoni zirenga 10 ziba zamaze kugenda. Uko nugushora. Iyo ushyizeho aba steward ugashyira abantu bakora muri protocole, utegekwa n'ugiye kuguha stade, urabibara ugasanga miliyoni hafi 15 20 ziba zigiye. Bareyo ubuyobozi bwanyu bukore iyi investment ya miliyoni 20 twinjire muri Stade Amahoro. Ngewe ni muntume, niba mwumva mutazayuzura munambwire kare mumbwire muti Wasiri ntago tuzuzura Stade Amahoro wikirusha. Aha niho ngiye kubarebera. Abona abantu bamwe bambwira ati tuzayuzura. Ejo turabikomerezaho mbere yuko amatike ajya muri systeme, mbere yuko batubwira. Icyo ndi kwibaza ni kimwe, Bareyo mwiteguye kuyuzura? Ngewe ndagiye.